Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Dukomeje kubifuriza gukomeza kumererwa neza kuri mwe mwese nshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio ya diaspora nyarwanda. Mudukurikiye muciye kuri #OneNationRadio.org, mukadukurikira kandi no ku rubuga rwa YouTube aho tugaragara ku izina rya One Nation Radio, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye aho ujya mwishakiro haba kuri Facebook, kuri Twitter ndetse na Instagram ukandikamo One Nation Radio. Nge nitwa Simeo Muhumuza, mbahaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Turi ku munsi wo ku cyumweru tariki 31 Mutarama umwaka wa 2021. Ni umwaka wa 27 wa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku mugabane wa Afrika, nyuma y'iyi jenoside yakorewe abatutsi, u Rwanda rwari igihugu kiri nyuma y'ibindi mu iterambere, ariko byari no mu gihe kuko nyirabayazana yari jenoside ya nyuma y'ikinyejana cya 20 yari imaze kuba mu gihugu cy'u Rwanda, yakorerwaga abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Iyi jenoside yahitanye inzirakarengane zisaga miliyoni, ndetse igikomeye muri ibi nuko benshi mu bo yahitanye bari abasivili b'abaturage basanzwe bishwe n'abaturanyi babo, ababyeyi, abavandimwe, inshuti cyangwa se n'abari abayobozi babo. Nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda gisohotse muri jenoside yakorewe abatutsi, hakurikiyeho inzira yo guhangana n'ibitero by'abahoze mu ngabo za FARC, mu rurimi rw'igifaransa ari byo Forces Armées Rwandaises, ndetse n'abasirikare bari basize bakoze jenoside bari bamaze guhungira mu cyahoze cyitwa Zaire, kuri ubu akaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe bari bakingiwe ikibaba n'ubutegetsi bw'icyo gihe bwa Perezida Marshal Mobutu, ndetse aba bakaba barabonaga ubufasha mu bya gisirikare n'inkunga y'amafaranga bahabwaga n'ibihugu by'amahanga birimo n'Ubufaransa. Ku rundi ruhande ariko, u Rwanda nka kimwe mu bihugu bito muri Afrika, igihugu kidafite imitungo kamere ihagije, nta peteroli, nta gaze, nta mabuye y'agaciro nka zahabu cyangwa se diyama, muri icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi yari imaze gusiga ibibazo biremereye cyane, harimo nk'ikibazo cy'ubuhunzi, ubupfubyi, uburwayi, umutekano muke, ibikomere ku mubiri no mu mitima, ndetse n'ibindi byinshi byatumaga abanyafurika batabona hafi kongera gusubirana k'ubuzima bw'iki gihugu mu maso yabo nyuma y'ibyari bimaze kuba. Uyu munsi ariko wa none, ishusho ya Afrika ku Rwanda imaze guhinduka. None mu gihe u Rwanda rwitegura ku nshuro ya 27 kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ni iyihe shusho y'u Rwanda mu mboni y'umugabane wa Afrika? Ese ni iki cyatumye isura abanyafurika bari bafite ku Rwanda ihinduka mu myaka 27? Mu kiganiro ukuri wacu cya none, mu gusesengura neza iby'ingingo, turi kumwe n'abatumirwa nk'ibisanzwe bari buze kuza kudufasha kuyisesengura. Turi kumwe na Honorable Dr Charles Murigande, kuri ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Gusa mbere y'uko ajya mu kiruhuko cy'izabukuru, yakoreye igihugu imirimo inyuranye, aho kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu 1995 yari umujyanama wa Perezida wa Repubulika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Icyo gihe Perezida akaba yari Bizimungu. Mu mwaka w'1995 kugeza mu 1997, Dr Charles Murigande yabaye Minisitiri w'itumanaho n'ubwikorezi, aho yavuye ajya kuba umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda. Yanabaye kandi umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi, aza no kuba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane hagati y'umwaka wa 2002 ndetse n'umwaka wa 2008. Aho muri 2008 kugeza muri 2009 kandi yaje no kuba Minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri, umwanya atatinzeho kuko mu 2009 kugeza muri 2011 yagizwe Minisitiri w'uburezi, umwanya yavuyeho ajya guhagararira u Rwanda mu bihugu binyuranye. Dr Charles Murigande kandi yanabaye umuyobozi wungirije muri Kaminuza y'u Rwanda ushinzwe iterambere
mu rurimi rw'icyongereza bita Deputy Vice Chancellor for Institutional Advancement, umwanya yavuyeho ajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Niba mutwumva neza, Honorable Dr Charles Murigande, tubaha ikaze kuri One Nation Radio mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze bwana Simeo, ndabumva neza kandi ndamukije abaduteze amatwi bose. Murakoze kudutumira. Turi kumwe kandi na Honorable François Kanimba, uyu kuva mu mwaka w'1984 kugera mu 1995 yabaye umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Igenamigambi ya Leta. Kuva mu 1995 yagiye gukora mu ishami rya Banki y'Isi Kigali nk'impuguke mu bukungu. Yanabaye kandi Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2002. Nyuma yabaye Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda kuva mu mwaka w'2002 kugera mu mwaka w'2011. Honorable François Kanimba kandi yanabayeho Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi kuva mu mwaka w'2011 kugera mu mwaka w'2017. Kuva muri Kanama mu mwaka w'2020, Kanimba kugeza amagingo aya ni komiseri ushinzwe isoko rusange, ubutwererane mu by'ubukungu n'imari by'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Niba mutwumva neza, namwe tubaha ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Turabumva neza kandi tuza n'abatwumva. Murakoze. Yego. Dutangira ikiganiro cyacu, nabwiye abadukurikiye ibyo tugarukaho muri iyi ngingo. Jenoside yakorewe Abatutsi kirangira, byinshi mu bihugu bya Afurika ntibyigeze bifata mu mugongo u Rwanda. Nk'igihugu icyo gihe cyari kimaze kuva muri Jenoside, yari imaze guhitana Abatutsi b'inzirakarengane basaga miliyoni. Muranibuka neza ko mu kwezi kwa Nzeri mu 1994 mu mujyi wa Biarritz mu Bufaransa, iki gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika byatangaje ko u Rwanda rutari rukwiye kwitabira iyi nama. Icyo gihe ndetse benshi banatangiye gutekereza ko bashobora kuba bafashe igihugu cy'u Rwanda nk'abarwayi b'ibibembe. None Honorable Dr Charles Murigande, icyo gihe biba wari uhari, wari mukuru, warabirebaga, ku bwawe ibi utekereza ko yari ukubera iyihe mpamvu? Ibi biba ndumva nta nubwo byari bitangaje ko biba, kuko iyo nama yari yatumiwe na Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand, kandi iby'Ubufaransa bwari bumaze gukorera u Rwanda bushyigikira abakoze Jenoside. Birumvikana ko rwose François Mitterrand atari gutumira guverinoma nshya ya FPR, kuko kuri we iyo guverinoma nshya yayifataga nk'abanzi b'Ubufaransa. Nta nubwo rwose kuba tutaratumiwe muri iriya nama ya Sommet France Afrique ya Biarritz bivuze ko ibihugu byayitabiriye byafataga u Rwanda nk'igihugu kirwaye ibibembe. Birumvikana nta kuntu Perezida w'u Rwanda yari gushobora kujya mu Bufaransa atatumiwe, kandi kudatumirwa na Perezida w'Ubufaransa rwose ntabwo byadutangaje, kuko Perezida w'Ubufaransa wari uriho icyo gihe niko yari ameze, niyo mitekerereze ye. Yari yifatanyije n'abari bamaze guhekura u Rwanda. Urumva yari afite ikimwaro, nta kuntu yari gutinyuka ngo atumire Perezida w'u Rwanda Biarritz. Rero kuba tutaragiye Biarritz kandi ibindi bihugu bya Afurika bikajyayo, ntabwo ari ukuvuga ko u Rwanda rwari rwatereranywe. Ni ibijya biba mu miryango mpuzamahanga cyangwa se muri za organization nk'izo. Hari igihe Commonwealth yigeze kuba ihagaritse Nigeria, ariko ntibyabujije ibindi bihugu bya Afurika kwitabira Commonwealth. Hari igihe yigeze kuba yahagaritse Zimbabwe, ntibyabujije kwitabira Commonwealth.
rero bitavuze ngo kuba byo byaritabiriye inama ya Biarritz ubwo ni ukuvuga ngo byanze kudufatira umugongo. Nari nongeyeho ko hari n'ibihugu byadufashe mu mugongo ari nka Uganda na Eritrea na Ethiopia ndetse na Tanzania, mu by'ukuri n'u Burundi, kuko byadufashije kujya kuganiriza impunzi zacu, kuzikangurira gutaha n'iki bintu nk'ibyo. Yenda icyo wavuga, nta bihugu bya Afurika byatwoherereje amafaranga ngo kuko tuvuye muri jenoside, kuko nabyo kenshi ntabwo biba bifite byinshi byo gutanga, ariko ntabwo navuga ko byadutereranye ku buryo wavuga ko byanze kudufata mu mugongo. Hanyuma honorable, mwebwe icyo gihe rero nk'umuntu n'ubundi icyo gihe wari uri mu buyobozi, birabaye bababwiye ko mutari bwitabira inama, mwabyakiriye mute imbere mu gihugu mu bayobozi, umwuka wari umeze ute? Yewe reka mbabwire rwose ko ni ibintu bitagize icyo bidutwara, kuko n'ubundi sinibaza ko niyo badutumira twari kugenda. Wowe se abantu baba bamaze kukwicira abantu bakagutumira mu rugo rwabo ukajyayo. Ejo bundi Trump yavuze ko ataza kwitabira inauguration ya Biden, hanyuma Biden aravuga ngo rwose ngo icyo nicyo cyemezo cyiza Trump yafashe, ati ni nacyo cyemezo numva nsangiye na Trump. Yewe navuga ko natwe muri icyo gihe kuba Mitterrand ataratumiye perezida wacu nyakubahwa Pasiteri Bizimungu kujya mu nama Biarritz, hano mu Rwanda twumvaga ko ari cyo cyemezo cyiza rwose Mitterrand yafashe, kuko byari gushoboka ko niyadutumira tutari kugenda. Yego, urakoze cyane honorable Dr Charles Murigande. Reka tujye noneho kuri honorable François Kanimba. Ibihugu bya Afurika byakiriye gute icyemezo cy'u Rwanda rwari ruzengerejwe n'ibitero by'abacengezi, ubwo ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo icyo gihe u Rwanda rwafataga icyemezo cyo guhosha ibi bitero, rukambuka umupaka waruhuzaga na Zaire, rukinjiramo rukanabohora impunzi zari zagwatiriwe n'abo bacengezi, ndetse runafasha Kabila icyo gihe gukuraho ubutegetsi bwa perezida Mobutu. Murakoze cyane. Mu by'ukuri mpereye aho Murigande yaragejeje, RPF ihagarika jenoside yakorerwaga abatutsi icyo gihe, muzi yuko abakoraga iyo jenoside bakanguriye imbaga y'abanyarwanda benshi cyane kugira ngo bambuke umupaka bave mu Rwanda, bajyane n'ingabo zari zimaze gutsindwa urugamba, bajya muri Kongo. Hari abanyarwanda benshi b'ingeri zinyuranye, abakoze jenoside, abayirebereye, ndetse no mu bayikorerwaga hari abambutse. Baragenda rero izo ngabo zifatanije n'abazifashaga na mbere yose urugamba rukiriho, barisuganyaga ukuntu ibintu byagaragaraga icyo gihe mu rwego mpuzamahanga. Ibihugu byose byibazaga amaherezo ya biriya bintu. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo hagire igihugu kivuga ngo kirabona neza uburyo u Rwanda ruzasohoka muri biriya bibazo. Ntabwo rero birumvikana guverinoma y'u Rwanda, kuko yabonaga mu by'ukuri yuko abakoze jenoside bambutse umupaka bajya Kongo, barimo bisuganya kugira ngo bongere gutera igihugu. Ntabwo yashobora kwicara ngo ibirebere. Ibyo ngibyo birumvikana, hari kujya kuburizamo iyo migambi mibi, ariko no gucyura abanyarwanda bari mu by'ukuri barafashwe bugwate muri iyo migambi y'abakoze jenoside, bifuzaga gushakisha uburyo bwose bagaruka mu gihugu.
ibyo rero amahanga nk'uko mubizi hari abari ku butegetsi bakwiriye imishwaro bajya hirya no hino bagenda bavuga igihugu uko kitari, bavuga ibintu uko bitari. Hari benshi babumvise ku buryo byari biruhije kugira ngo ushobore kuba wavuga igihugu iki n'iki kirasobanukiwe neza ku biri kubera muri kariya karere, kugira ngo gishobore kuba cyafata pozisiyo isobanutse ku buryo ibibazo by'u Rwanda bigomba kubonerwa ibisubizo. Urakoze cyane Honorable François Kanimba. Hanyuma Honorable Dr Murigande, wowe aho wari uri icyo gihe wari uri mu buyobozi, ibihugu bya Afurika byabyakire bite iki cyemezo u Rwanda rwari rumaze gufata kujya gucyuriza impunzi ndetse no guhosha ibi bitero by'abacengezi? Ntabwo ibintu byari byoroshye. Icyo yenda nakongeraho mu byo Bwana Kanimba François amaze kuvuga, icya mbere cyo ziriya mpunzi z'abanyarwanda zambuka zatujwe ku mupaka w'u Rwanda. Inkambi z'impunzi zose zari zigose umupaka w'u Rwanda ku birometero bitarenze na 15. Twahoraga rero tubwira ibyo bihugu, cyane cyane igihugu cya Kongo, icyo gihe cyitwaga Zaire, tubabwira ngo batandukanye abarwanyi n'interahamwe, bazivane muri izo kambi, hanyuma abanyarwanda b'impunzi b'abasivile bashaka gutaha batahe, abadashaka gutaha nabo babatuze kure y'umupaka nk'uko amasezerano mpuzamahanga abivuga. Twabibwiraga ibihugu, muri ibi bihugu hano muri kano gace habaye inama zivuga ku kibazo cy'impunzi. Hari inama zabereye i Bujumbura, hari zabereye Nairobi, tukabivuga tuti icyo gihe kandi n'ibihugu by'i Burayi n'imiryango mpuzamahanga nka Loni na UNHCR zabaga ziri muri izo nama, tukababwira tuti nimukurikiza amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Icya mbere cyo ntabwo abantu bitwaje imbunda bemererwa gufatwa nk'impunzi, nta nubwo bemererwa no gukontorora amakambi y'impunzi, ni mu batandukanye. Hanyuma abaturage bashobore gutaha ku bwende bwabo, abadashaka gutaha nabo babatuze kure y'imipaka. Niba ibyo mudashaka kubikora, ari ibihugu byakiriye izo mpunzi bidashaka kubikora, cyangwa se international community idashaka kubikora, ntabwo tuzakomeza kurebera izo kambi zikoreshwa nk'amakambi ya gisirikare baturukamo badutera. Niba ngombwa tuzambuka tubatandukanye niba mwebwe mudashoboye kubikora. Icyo gihe ibyo bihugu byarabyumvaga bikagira ngo ni ibiganiro, byagira ngo turiho turiganirira, ntabwo tuzabikora, kuko ntabwo bumvaga ukuntu u Rwanda, igihugu gito nk'u Rwanda, kizatinyuka kwambuka kikajya muri Kongo gukora ibyo bintu. Ariko ku buryo rero naho tubikoreye, ntabwo abantu bigeze, nta gihugu kigeze kivuga mu ruhame ko byamaganye, kibikondanye. Abenshi baricecekeye, ndetse hari n'ibindi bihugu byadufashije, kuko nk'igihugu cya Angola nacyo cyaraje kirafasha, Uganda n'ibindi nk'ibyo. Rero ntabwo kiriya cyemezo cyaguye gituma abantu, kuko twagomaga tubivuga, gusa nyine baravugaga batari ko si u Rwanda buriya ntirukabya, rwatinyuka gukora biriya. Ariko aho dutinyukiye tukabikora kandi bigashoboka, byatumye ibyo bihugu byose biturebana, bivuga biti u Rwanda burya ni igihugu
gikora ibyo kivuga ibyo kizakora. nta gitutu mwotswaga icyo gihe? Oya, nta gitutu twigeze twotswa muri icyo gihe rwose, kuko abantu barabibonaga. Ikibazo igitutu cyaje kuza kubera za ONG twari twubikiye imbehe. Za ONG urumva muri ayo makambi yose yari ari muri Congo harimwo za ONG z'abazungu zitagira ingano, kuko buriya muri Congo buri munsi communauté internationale yatangaga miliyoni 2 z'amafaranga z'amadolari, miliyoni 2 z'amadolari zo gutunga abo bantu. Sa nutekereza business ya miliyoni 700 ku mwaka z'amadolari. Urumva rero abantu bari babifitemo intera ari benshi. Aho twambukiye impunzi zigataha, abantu bakoraga za ONG zakoraga muri izo kambi nizo zagiye i Burayi no muri Amerika na za Canada kuvuza induru, kuko twari twazubikiye imbehe. Birumvikana ibyo bihugu se wenda bagendaga bavuzamo induru, byo ntago byabahindukiranaga ngo bibabwire biti muri mu biki? Oya, ntabwo bigeze badushyiraho igitutu, kuko mu by'ukuri twasaga naho tubakijije umugogoro munini cyane. Urumva miliyoni zigera kuri 800 batangaga ku mwaka zo gutunga izo mpunzi, ntabwo babonaga igihe bizarangirira. Kubona rero twaracyuye izo mpunzi, ubundi mu by'ukuri baba ari abantu bashyira mu gaciro, baba baraduhaye igihembo cy'uko twabakijije umugogoro munini cyane tubacyurira impunzi bari barabuze uko zizataha. Honorable Dr Charles Murigande, icyo gihe urumva igihugu cyari kikiva muri jenoside, ubukungu ntibwari bwifashe neza, kigiye muri iyo ntambara yo guhangana n'abacengezi. Ubwo umuntu yakwibaza ati ubufasha bwaturukaga hehe, izo mbaraga zavaga he zo kugira ngo urugamba nanone rwo kongera guhashya abo bacengezi no gucyura izo mpunzi narwo rubashe kugerwaho, ko ubukungu butari buhagaze neza kandi hari ibibazo byinshi mu gihugu? Urumva ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko burya icyo umuntu ashyizeho umutima, ubushake mbere y'ibindi byose nizo mbaraga zikomeye kuruta amafaranga, intwaro zikomeye n'ibindi byose. Rero ubushake bw'abana b'Abanyarwanda, bw'ingabo z'u Rwanda, icyo gihe zari zikitwa na APR, nibwo bwakoze kiriya gikorwa cyane kurusha umutungo, kuko nyine umutungo ntiwari uhari, ntabwo wari ukomeye, ariko kwitanga kw'abana b'Abanyarwanda niko kwakoze biriya bintu. Birumvikana nyine icyo gihe yenda priorite z'u Rwanda zagiye mu gushyigikira abo bana b'u Rwanda bari muri icyo gikorwa, ariko cyane cyane navuga ko igikorwa cyakozwe no kwitanga kuruta uko cyakozwe n'ibikoresho, kuko ibikoresho ntabyo twari dufite byinshi. Icyo nakubwira, naguha urugero. Nk'ubu hari abasirikari b'u Rwanda bavuye hano mu Rwanda barinda bagera i Kinshasa bagenda ku maguru. Urumva mu ntambara konvensiyoneri zisanzwe ntabwo babyemera. Bavuga bati nimuduhe amamodoka, nimuduhe indege zidutware, nimugire ariko kwitanga kw'abana b'Abanyarwanda, kw'ingabo za APR icyo gihe arizo za RDF ubu ngubu, zatumye nyine bagenda bagakora ibintu ubundi bitagashobotse, urinze utekereje mu buryo busanzwe. Dr Murigande, mu bindi bivugwa hari nk'abavuga ko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, Abanyafurika benshi babonaga FPR yari imaze gufata ubutegetsi nk'igihugu ngo cyari kiyobowe n'umutwe w'iterabwoba. Mu ngero bamwe bagenderaho, rumwe muri zo hari nk'aho ngo nyakwigendera Perezida Omar Bongo wahoze ayobora Gabon yigeze kuvuga seka ati ubu ni ukwitonda, ati ushobora kuryama bwacyo ugasanga Kagame n'ingabo ze
bari imbere ya perezidanse yawe baje kugukuraho. Ibi bintu niba ari byo, ko hari abatekereza ko byatumaga u Rwanda rurebwa nabi, mwahanganye nabyo mute? Mu by'ukuri ndumva nta kwemeranya n'ayo magambo uvuze, kuko ntabwo nzi igihugu cya Afurika cyarebaga u Rwanda nk'igihugu kiyobowe n'abantu b'iterabwoba. Yenda utuye twariho turwana, kuko ibyo nyine byaramutakira ngo cyangwa se ibitaba, niwe washoboraga kutwita abantu b'iterabwoba, ariko nta gihugu nzi kigeze kivuga ko u Rwanda ruyobowe n'abantu b'abaterabwoba. N'ibyo bintu uvuze nyakwigendera Bongo yavuze, ndumva babifashe muri context itariyo, ahubwo kwari ukwapresiya ubutwari bw'abanyarwanda. Tumaze kugenda n'amaguru nk'uko wari umaze kubivuga, tukagenda tugakuraho mu buto, nibwo Bongo yavuze avuga ati ubu ngubu rero abantu mukwiriye kwitonda. Ni nayo mpamvu we atigeze yakira n'impunzi z'abanyarwanda ziriho zihunga zigenda zigeze muri Gabo. Yaravuze ngo ntabashaka mutazatuma ubutegetsi bw'u Rwanda bubakurikira bukaza natwe bukadukuraho. None ubwo yashakaga kuvuga iki? Kwari ukwapresiya, ntabwo yavugaga ko turi abateroriste. Kwari ukwapresiya ubutwari n'ubwitange bw'abanyarwanda, ntabwo ari ukuvuga ko twari abateroriste. Abantu bigeze bavuga ibyo bintu by'abateroriste n'imiteranye n'ibya bitutsi bye, yavugaga ngo turi Khmer Rouge. Abafaransa bonyine nibo bigeze babivuga. Sinigeze numva ikindi gihugu cya Afurika hari umuminisitiri wabo cyangwa se umuperezida wabo wigeze ucisha mu ijwi avuga ko u Rwanda ruyobowe n'abantu b'iterabwoba. Kandi ndumva twari nyine mu buyobozi, duhurira mu nama zitandukanye, ari iza African Union, ari iza Francophonie, ari iz'iki. Ntabwo nigeze numva hari umuyobozi uvuga ko u Rwanda ruyobowe n'abantu b'abaterabwoba. Hanyuma hari ikindi nanone cyabayeho benshi bibaza uburyo mwabashije kubigeraho. Jenoside ikirangira, FPR yabujije abasirikare bayo kwihorera. Harimo bamwe bari bariciwe imiryango, ariko n'ababigerageje kwihorera barahanwe. Ibi mwabishoboye mute? Icyo navuga, FPR nk'umuryango wa politiki ujyaho, wagiyeho ufite porogaramu politiki uyiyobora. Mbere y'uko tugira abasirikare twabanje kugira organization politiki yitwaga FPR, n'ubu yitwa FPR, yemeranywa ku ngingo nyamukuru zizayobora politiki yayo. Ingingo ya mbere ya politiki ya FPR kwari kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ntabwo rero wakubaka ubumwe bw'abanyarwanda unabica. Politiki ya FPR yari iyoboye n'ingabo zayo, n'abagiye mu ngabo nabo barigishwaga bagengwa na politiki, bayobowe n'iyo politiki ya FPR, yuko ikintu nyamukuru twari dushyize imbere ni ukongera kubaka igihugu kirimo ubumwe bw'abanyarwanda. Buri munyarwanda wese akumva ko anejejwe kandi afite ishema ryo kuba umunyarwanda. Ubwo rero nubwo FPR yari itsinze ingabo z'abakoraga jenoside na guverinoma y'abajenosideri, bamaze kwararika ingogo, bamaze kwica abantu benshi, ntabwo twigeze dutandukira amahame remezo ya FPR.
birumvikana ko agahinda kari kenshi ndetse n'umujinya wari mwinshi, ariko abayobozi b'ingabo, abayobozi ba politiki bose barafatanije kugira ngo bumvishe abantu ko nituramuka tugiye mu byo kwihorera nta gihugu cy'u Rwanda tuzasubira kugira. U Rwanda ruzaba rusenyutse birangiye, kandi si cyo tuzaba twararwaniye kubohoza u Rwanda, kubohora u Rwanda kugira ngo twongere turwubake bundi bushya, twongere twubake ubumwe, twunga abanyarwanda, twubake igihugu buri munyarwanda wese yishimiye. Rero ibyo bintu hejuru yo kubyigisha, uwatandukiraga wese yarafungwaga, na mbere y'uko jenoside iba muri iriya myaka 4 twarwanye, uwatandukiraga wese, ari uwatandukiraga akiba, ari uwatandukiraga agafata umugore ku ngufu, bo banabaciraga urubanza bakanabica icyo gihe. Gusa nyine aho tugiriye mu butegetsi ntabwo ibyo byo guhita bacira imanza abantu babica byahise bihagarara, ariko barabafungaga bakabacira imanza bagafungwa. ngira ngo icyo gihe hanabayeho gukuraho igihano cy'urupfu cyari kiriho, mwabishobojwe n'iki ko cyari gisanzwe ariko FPR igezeho ikavuga iti iki gihano reka kiveho? Igihano cy'urupfu cyo nta nubwo cyahise kivaho, ngira ngo ugiye gusoma neza igihano cy'urupfu cyavuyeho muri 2007. Urumva twari tumaze imyaka 13 FPR iyobora u Rwanda, cyangwa se ifatanije n'abandi banyarwanda kuyobora u Rwanda. Icyatumye tuvanaho igihano cy'urupfu, icya mbere cyo amategeko y'u Rwanda ari n'aya mbere ya jenoside ndetse na nyuma ya jenoside, ari n'itegeko twashyizeho ryo guhana jenoside, ryavugaga ko niba wishe umuntu wabigambiriye ubundi uhabwa igihano cy'urupfu. Rero twaricaye turareba tuti abantu bishe abantu babigambiriye muri runo Rwanda, cyangwa se yewe n'amategeko yaravugaga ngo niyo wowe wamufashije, atari wowe watemye cyangwa atari wowe warashe, ariko wafashije umuntu mwabigambiriye mukamwica. So turavuga tuti aya mategeko nituyakoresha uko avuga, nta kindi tuzaba tugikora ni ukwica abantu, nta Rwanda twaba tucyubaka, twaba turiho turusenya nk'uko n'ubundi abakoze jenoside barusenye. Icya kabiri twasanze kwica ntabwo ari cyo gihano, burya ubundi gihano kiba kigamije gukosora umuntu ngo noneho azabe muzima, noneho azagira akamaro mu muryango w'abantu. Iyo wishe umuntu rero ntabwo aba azahindukira, ntabwo aba azagira akamaro, ubwo uba witwaye imbaraga zakagize akamaro ikindi gihe. Rero usubiye muri ya porogaramu politiki ya FPR yavugaga ko tuje kubaka u Rwanda, dushaka kubaka u Rwanda, tutaje kurusenya. Birumvikana ko uhagarariye kuri porogaramu politiki ya FPR gukuraho igihano cy'urupfu byari bitworoheye nubwo bitari byoroshye nyuma ya jenoside. Urakoze cyane Honorable Dr Charles Murigande. Reka twongere tugaruke kuri Honorable François Kanimba. Uyu munsi abanyafurika benshi bashima u Rwanda kubera inzira itangaje rwakoze ruganisha ku iterambere, ariko umuntu yakwibaza ubundi abanyafurika batangiye kwemera u Rwanda ryari, Honorable? Mu by'ukuri ntabwo ntekereza yuko hari itariki iyi niyi wavuga ngo guhera iki gihe nibwo abanyafurika cyangwa se n'ibindi bihugu by'amahanga byatangiye kwemera u Rwanda. Ntekereza yuko uburyo u Rwanda rwitwaye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, hari ibikorwa bikomeye cyane buri muntu wese uzi gushishoza yagombye kumva akanemera.
ikintu cya mbere gikomeye mu by'ukuri ni kiriya Murigande yavuze, ihame ryo kongera kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda byabaye ihame remezo ry'imiyoborere ya guverinoma nshya y'u Rwanda. Ni kimwe mu by'ukuri byose byubakiyeho kugarura umutekano mu gihugu kivuye muri jenoside, abaturage bagashira igihunga, ari abayikorerwaga, ari abayireberaga, ndetse n'abayikoze bakumva yuko bagifite uburenganzira ku buzima muri icyo gihugu, hagendewe ku butabera bwunga. Ibyo bintu byagaruye mu by'ukuri icyizere mu Banyarwanda, hari ibindi tuza kuvuga bijyanye n'ingamba leta yafashe kugira ngo igihugu cyongere koko cyubake noneho mu rwego rw'iterambere, bitanga umusaruro. Ibyo bintu rero mu by'ukuri nibyo amahanga yose aheraho, kugira ngo yumve yuko ibintu u Rwanda rwakoze kugira ngo u Rwanda rwongere kuba igihugu mu gihe kingana gutya gitoya, byarabatangaje kandi basesengura bakabona atari n'ibintu wavuga ngo ni ibintu gusa by'igihe gito, bigaragara neza yuko ari icyerekezo igihugu kirimo kandi cyafashe icyerekezo cy'igihe kirekire. Uko umwaka ushira unduza, hari ibintu bigenda bigerwaho muri icyo cyerekezo, bigenda bishimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bigenda bishimangira umutekano mu gihugu, ku buryo buri munyarwanda wese yumva afite ubwisanzure mu gutekereza mu by'ukuri ejo he hazaza, imibereho nta mbogamizi zishingiye ku miyoborere y'igihugu zimubangamiye. Ibyo ngibyo nibyo navuga. Na n'ubu rero hari mu bihugu by'amahanga hari abamaze gusobanukirwa ndetse bafata u Rwanda nk'icyerekezo nabo ubwabo bagombye kwigiraho kugira ngo batekereze iterambere ryabo, kuko ibihugu byinshi bya Afurika nk'uko mubizi byagiye bihura n'ibibazo by'umutekano, yego bitari mu rugero rumwe n'ibyo u Rwanda rwanyuzemo, ariko ahenshi naho bafite bene ibyo bibazo. Bibaza rero ukuntu u Rwanda rwashoboye kubyikuramo rukaba rugeze aho rugeze, ku buryo u Rwanda ubu rufatwa nk'ishuri ibihugu bikiri mu bibazo muri Afurika byagombye kuza kwigiraho. Aha rero ntabwo navuga ngo ni mu mwaka w'ibihumbi 2003, umwaka w'ibihumbi 2010 igihugu iki n'iki cyemeye rwose yuko u Rwanda rufite umurongo usobanutse udasubira inyuma. Ni ibintu byagiye byiyubaka, ariko ubu ngubu ikigaragara ni uko aho ibintu bigeze, sinzi niba hari igihugu cyaba icya Afurika cyangwa se ikinyamahanga cyaba kigishidikanya ku cyerekezo cy'imiyoborere, ku cyerekezo cy'iterambere u Rwanda rurimo. N'uwaba afite ukundi abibona, ntabwo mu by'ukuri yabihera ku byakozwe n'u Rwanda kuva u Rwanda rwarangiza jenoside yakorewe Abatutsi, rukagarura u Rwanda mu cyerekezo gishya, rukubaga igihugu gishingiye ku miyoborere myiza, gishingiye ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, yaba bihera ku bindi bibazo yifitiye. Yego, ariko mukiri aho ngaho muri izi ngamba cyangwa se muri izo ngamba zafashwe, ni hehe ubona habanje gushyirwa imbaraga uyu munsi wa none ubona hatanze umusaruro, ariko icyo gihe byari bigoranye bitewe n'uko igihugu cyari kivuye muri jenoside kandi byasaga nk'aho kiri guhera kuri zeru, nta bufasha na bumwe buhari? Icya mbere gikomeye ndetse kiri imbere y'ibintu byose ni ukugarura umutekano mu gihugu. Kugarura umutekano mu gihugu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi
nyuma y'ibibazo byayikurikiye abanyarwanda bakava mu gihugu ari benshi cyane bakajya mu makambi muri Kongo, hanyuma guverinoma ikabacyura, bamwe batekereza yuko mu by'ukuri itagiye kubacyura, igiye kubazana kugira ngo bicwe, ariko ngira ngo murabizi ahubwo bamaze kugera mu Rwanda ubushobozi bwose igihugu cyari gifite cyabuyoboye mu gushakisha uburyo abo baturage bashira igihunga, bagashira impumu, bagatuzwa neza, bakongera gusubira mu buzima busanzwe bwo kugira ngo bubake imibereho myiza yabo. Icyo kintu cyo kubaka umutekano w'u Rwanda ku buryo buri muntu wese yumva yisanzuye ejo hazaza he, yumva nta mpungenge ahafitiye, ntekereza yuko kandi bigakorwa mu gihe gitoya nyuma y'ibibazo byabaye mu Rwanda. Hariya niho ari abanyarwanda, ari abanyamahanga, abantu bose bakurira ingofero umusaruro wavuye mu miyoborere myiza y'u Rwanda nyuma y'ibibazo twanyuzemo. Icyo nicyo cya mbere yewe mbona navuga ntashidikanya. Icya kabiri, birumvikana nk'uko twari twabivuze, imiyoborere y'igihugu ishingiye ku ihame ry'ingenzi ryo kongera guhuza abanyarwanda, hakubakwa ubumwe n'ubwiyunge bwabo, hagerageza gusobanurirwa abaturage neza imva n'imvano y'ibibazo igihugu cyanyuzemo, yuko nta rwango karande cyangwa se kavukire ruri hagati y'abanyarwanda, ukuntu amacakubiri yaje mu Rwanda yubatswe akabagarwa ageza igihugu kuri jenoside, bigasobanurwa neza ku buryo buri munyarwanda wese abyumva. Ntekereza yuko ibyo byagize uruhare cyane mu kongera kubaka mu by'ukuri icyizere mu Rwanda, buri muntu wese noneho akumva yuko ari mu gihugu mu by'ukuri atagombye kugira uwo yishisha. Ibyo ngibyo nkatwe twabibayemo, umuntu wabaye mu Rwanda muri ibyo bihe byose kugeza ubu ngubu ngira ngo arabibona nta gushidikanya. Birumvikana hari abanyarwanda bamaze gusubira mu byabo, ari abari barahungiye mu gihugu imbere mu gihe cya jenoside, ari barabagiye inyuma yacyo nyuma bakaza gucyurwa, bamaze gusubizwa mu byabo. Iyo urebye ahantu leta yashyize imbaraga cyane ariko uretse ibyo ngibyo navugaga bijyanye n'umutekano, ariko buri umutekano ni umusaruro rusange uva mu bikorwa byinshi biwuhurizaho. Hari ibintu bijyanye no kongera kubaka inzego zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, uburezi, ubuvuzi, gushakisha icyakorwa kugira ngo umuturage aho ari hose ashobore kuba yakumva yuko ubuzima buri kugenda bugaruka, umwana we agashobora kujya mu ishuri, yarwara agashobora kuvuzwa. Ahangaha mu by'ukuri ntekereza yuko byagiye birushaho kongera kubaka abanyarwanda kugira ngo biyumvemo neza yuko icyerekezo igihugu kirimo kibubaka nabo ubwabo. Ikindi navuga ni umurongo guverinoma y'u Rwanda yagiyeho muri 1994 yafashe mu byerekeye imicungire y'ubukungu. Buriya hari ikintu tudakunda kuvuga cyane, ariko mu by'ukuri cyagize uruhare rukomeye cyane no guhesha isura y'u Rwanda aho tubungubu. Igihe guverinoma yari imaze kujyaho muri 1994, nta muntu watekerezaga yuko nyuma y'imyaka 2 gusa muri 1996 u Rwanda rwashyizeho itegeko ryo kwegurira abikorera. Ibyari ibigo bya leta byose byari byaracunzwe nabi cyane, byari byaramunze ubukungu bw'igihugu, ndetse byari byarabaye ahenshi intebe ya ruswa. Hagafatwa umurongo kugira ngo ibyo bigo leta ibivemo, ibishyire mu maboko y'abikorera ku giti cyabo, ndetse n'imicungire y'ubukungu muri rusange nk'ibintu bijyanye n'ubucuruzi. Ngira ngo nkatwe twari tubirimo muri iki gihe. Muri icyo gihe ibintu byari bijyanye no kugira ngo umuntu wumva afite igitekerezo ashaka gucuruza yisanzure,
ari ukugerageza kugira uruhare ku mutungo w'igihugu, gukoresha amadovize igihugu gifite kugira ngo ajye guhaha, cyangwa se kuba afite uburenganzira bwo kugira ngo abone ibyangombwa bimuha uruhushya rwo kugira ngo ajye aho ashaka hose gushaka icyamuteza imbere. Ibyo bintu kugira ngo umuntu yumve ukuntu byahise bishyirwa mu bikorwa mu gihe gito, igihe guverinoma nayo ubwayo yari igishakisha ukuntu yiyubaka, niho usanga imizi ikomeye mu by'ukuri y'icyerekezo kireba kure. Kuko ahangaha byatumye buri muntu wese mu mbaraga ze, mu bumenyi bwe, mu bushobozi bwe ashakisha imibereho. Hirya no hino abashidikanyaga bibazaga amaherezo y'ibibazo u Rwanda rwarimo ukuntu tuzabivamo, bashize icyo nakwita amazinda, babona yuko igihugu gifite umurongo usobanutse. Hari ikindi gikunze kugarukwaho kijyanye n'uko u Rwanda rwabashije kwiteza imbere rukivana mu bibazo jenoside yari imaze kurujyanamo nta nkunga n'imwe rukesha amahanga. Ibi mwe murabyemera? Iyo tuvuga yuko nta nkunga u Rwanda rwabonye ntabwo ari byo. Ntabwo ari hari inkunga twabonye, ari imiryango mpuzamahanga y'imari yaradufashije, ahubwo aho u Rwanda rutandukanira n'ibihugu byinshi bya Afurika bibona n'amafaranga menshi cyane kurusha ayo tubona, ni imicungire yayo. Ni imicungire yayo n'ukuntu ashobora kugeza abaturage ku iterambere rifatika. Kuko ya miyoborere myiza twavugaga yashingiye mbere na mbere kurandura ruswa mu mikorere ya leta. Kurandura ruswa mu mikorere ya leta, gukoresha neza umutungo w'igihugu. Ahangaha ntekereza yuko ni bimwe mu by'ukuri mu mahame yatumye umutungo mukeya dufite ushobora kugera ku musaruro ufatika. Ikindi twavuga ni ubunararibonye bwakoreshejwe mu byerekeye kuvugurura imicungire y'imari ya leta mu Rwanda, ari ibyerekeye kwegeranya imisoro ishingiye ku mategeko igihugu gishyiraho, ariko noneho no kuyikoresha ku buryo umuturage abona yuko aho amafaranga igihugu kimusaba nk'umusanzu biciye mu misoro bimufiteho ingaruka nziza kandi akazigaragariza. Icyo kintu nacyo kigomba gushimangirwa. Nkanongeraho ibyerekeye kuvugurura ubutegetsi bwa leta, cyane cyane abaturage bakagira uruhare mu igenamigambi no kwemeza ibintu bikomeye bigomba kubakorerwa biciye mu buyobozi bw'uturere. Buriya ngira ngo nkamwe wenda mukiri batoya ntabwo mubizi, kera mu Rwanda twahoze tugira ibintu byitwa amakomine yayoborwaga n'ababurugumesitiri, ariko mu nshingano za burugumesitiri nta na rimwe washobora kumva harimo ikintu kijyanye no kurwanya ubukene mu baturage. Kurwanya ubukene mu baturage nk'inshingano remezo y'ubuyobozi bw'ibanze bije vuba mu Rwanda. Ni muri izi mpinduka nyine zijyanye no guhindura imiyoborere y'igihugu bituma umutungo mukeya igihugu gifite mu by'ukuri bituma twihuta cyane muri izo gahunda zo kugenda ubukene bugerageza kugabanuka, tubona umusaruro ugereranije n'ibihugu byinshi bifite ubushobozi bwinshi, ariko ukabona umusaruro rusange bageraho ntabwo ari mwiza cyane nk'uwo u Rwanda rugenda rugeraho dukoresheje ubushobozi bukeya. Nk'uko rero twabivuze, u Rwanda rwavuye kuri stati y'igihugu cyarebwaga nk'aho kitazashobora kongera kwiyubaka, kiza guhinduka kimwe mu bihugu byabashije kujya mu nzira yo kwiteza imbere. Ariko muri rusange kiri hamwe n'ubundi n'ibihugu bikiruta ubunini, bikirusha ubukungu, bikirusha abaturage benshi. Mwatubwira Honorable François, niba u Rwanda rufite umwanya ukomeye mu banyafurika uyu munsi wa none, ese koko rufite irihe jambo muri Afurika ubundi?
ibibera mu Rwanda n'intambwe u Rwanda rutera hari benshi babibona cyane cyane abafasha u Rwanda nk'imiryango mpuzamahanga yo rwose ngira ngo murabizi iyo agereranya u Rwanda n'ibindi bihugu intambwe tugenda dutera itangwaho urugero bikandikwa muri za raporo za banki y'isi yose, bikandikwa muri za raporo z'ikigega mpuzamahanga cy'imari, bikandikwa mu yindi miryango mpuzamahanga yerekana ukuntu u Rwanda ari intangarugero. Ibyo byose mu by'ukuri nibyo bigenda biha ishusho nshya iki gihugu cyacu, bituma abantu bose basigaye bagifataho nk'icyerekezo, bagifataho urugero. Urakoze cyane Honorable François Kanimba. Reka twongere tugaruke kwa Honorable Dr Charles Murigande. Urubyiruko rwinshi muri Afurika usanga kuri ubu rushima perezida uyoboye igihugu cy'u Rwanda, Perezida Kagame, ndetse rukanibona mu mbwirwaruhame ze nyinshi zitandukanye zigaruka kuri Afurika yigenga muri politiki, mu bukungu, ndetse igendera ku mbaraga zayo, ari naho bamwe bamugereranya na Thomas Sankara, aho urubyiruko rushima ibyo u Rwanda rwagezeho mu bijyanye n'umutekano, ubumwe n'ubwiyunge, ndetse no kwiteza imbere nta nkunga y'abazungu. Ibi mubisobanura mute mwebwe? Murakoze. Icyo muvuze cyo ni ukuri ko urubyiruko rwa Afurika rwibona mu byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika akora. Ni uko nk'uko akunze no kubivuga, akunze no kubibwira Abanyarwanda, nubwo ari Perezida w'u Rwanda arajwe atekereza ijoro n'amanywa icyateza imbere u Rwanda, ariko ni n'umunyafurika aba ashaka n'icyateza imbere Afurika. Rero urubyiruko iyo rwumvise za imbwirwaruhame ze rwiyumvamo, ntabwo rwumva nyine ko abatekereza Afurika, cyane cyane bamubona nk'umuntu uharanira iterambere, birumvikana mbere na mbere ry'u Rwanda, ariko atibagiwe n'iterambere rya Afurika. Aharanira ko Afurika yakwigenga mu kwigenera icyerekezo cy'iterambere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunze kubivuga kenshi, avuga ko birashoboka ko dukennye amafaranga cyangwa se dukennye na tekinoloji, ariko ntidukennye ibitekerezo, ntidukennye umutima, ntituyobewe aho dushaka kujya. Nunganira na nyakubahwa Kanimba ibyo yari amaze kuvuga by'ingenzi byatumye tunatera imbere, ni uko hano mu Rwanda nta kintu na kimwe abanyamahanga badukorera, nta politiki badushyiraho ngo tuyemere. Ibyo badufashamo, inkunga badutera inkunga mu byo twebwe twitekerereje, tubona ko ari byo byadusubiriza cyangwa se byadukemurira ibibazo byacu. Icyo kintu rero nicyo kintu gikunze kubura mu bihugu byinshi bya Afurika. Abaterankunga baza bafite na politike zabo n'imishinga yabo, bakaza bakakubwira ngo turagukorera uyu mushinga, turagufasha muri izi politike, niba utazemeye ntitugufasha. Twebwe turababwira tuti twebwe tuzi aho tuva, aho tugeze n'aho tugana. Niba ushaka kudufasha udufashe muri ibyo, niba kandi udashaka kudufasha cyangwa se ushaka kugira ibyo utuzanira, amafaranga yawe uyigumanire. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. N'urubyiruko rwose rwa Afurika, si n'urubyiruko gusa, n'abayobozi benshi ba Afurika badushimira, kuko baravuga bati ariko mwebwe muvana hehe
imbaraga zo guhagarara mukabwira ibihugu byateye imbere, imiryango nterankunga, mukavuga ngo twebwe dushaka ibi, niba utadufashije muri ibi wigendere. Rero icyo nicyo urubyiruko rwa Afurika rukundira nyakubahwa perezida wa repubulika, kandi ni nayo mpamvu bamugereranya na Thomas Sankara, kuko nawe niyo disikuru yari afite, ni nabyo yagerageje gukora, yewe nanavuga ko ari nabyo yazize. Kuko gutinyuka muri biriya bihugu byakoronijwe n'Abafaransa ukababwira uti maze rero ntimudusuzugure, tuzi icyo dushaka gukora, niba mushaka kudutera inkunga nimudutera inkunga mu byo dushaka gukora, ntabwo tugomba gukora ibyo mushaka mu gihugu cyacu. Icyo nicyo gituma usanga nyine urubyiruko rwibona mu byo dukora, kuko ibyo twamaze kubyemeza, abafatanyabikorwa bacu baza kudutera inkunga mu byo dushaka gukora. Ikindi yenda nakongeraho, buriya abanyafurika nabo babona kidasanzwe hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda niho usanga abantu b'abayobozi bakiri bato. Ugiye mu bindi bihugu abayobozi benshi ni abasaza n'abakecuru aho bari bakeya, ariko twebwe ujya kureba ugasanga abanyamabanga bahoraho muri za minisiteri zacu zose, impuzandengo y'imyaka bafite ni nka 35. Abaminisitiri ugize impuzandengo y'imyaka bafite ni nka 42. Iyo ugiye mu bindi bihugu yenda ntarinze no kuvuga amazina, ubwo impuzandengo y'abanyamabanga bahoraho muri za minisiteri usanga ari 58, abaminisitiri ni 68, 78. Urumva rero nicyo nacyo cyo gukoresha abantu bakiri bato biga vuba bafite imbaraga, bituma u Rwanda rutera imbere vuba cyane. Usanga batanatinya impinduka, niyo mpamvu usanga hano mu Rwanda tugira impinduka, tugahora dushaka udushya twinshi. Nta gihugu na kimwe kigira udushya mu miyoborere yabyo nk'ibyo ubona hano mu Rwanda, kandi utwo dushya tugenda tuzana nitwo tudutera gutera intambwe yihuta vuba. Murakoze cyane Honorable Dr Charles Murigande. Hanyuma aho igihugu cyacu kigeze kihagejejwe n'ubuyobozi bwiza, ndetse no kubera ko mu myaka ishize buri wese yagiye akorera igihugu nk'uyikorera kugira ngo tuve mu bibazo jenoside yakorewe abatutsi yari yadusizemo, ubu igihugu gihagaze bwuma muri politiki ndetse n'ubukungu n'ibindi bice bigize ubuzima bw'igihugu. Honorable Kanimba François, mubona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo u Rwanda rudasubira inyuma? Murakoze cyane. U Rwanda ubu ngubu dufite icyerekezo cy'iterambere ry'u Rwanda gishingiye ku byakozwe n'aho duhagaze kuri iki gihe n'aho isigana mu myaka myinshi iri imbere. Yewe icyo ntekereza, imisingi shingiro y'ibyo tubona ni ibintu bitatu: umutekano, ubumwe n'ubwiyunge, n'umurongo w'imicungire y'ubukungu bw'igihugu ishingiye ku bwisanzure, ku buryo nta muntu n'umwe ubuzwa amahirwe ye n'uburyo bwo kuyobora, ahubwo uburyo bwo kuyobora bugahora bushakisha icyatuma umuntu wese ufite igitekerezo yafashwa kugira ngo agishyire mu bikorwa. Aho ngaho niho mbona mu by'ukuri umuntu yavuga mu magambo ahinnye igikwiye gukorwa kugira ngo dukomeze uyu murongo wacu. Hanyuma rero mubona umusanzu wa diaspora muri iyo migambi wabo uwuhe? Kuri jewe urakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Diaspora
ifite rimwe na rimwe konotasiyo mbi, abantu batekereza yuko ari abantu bavuye mu gihugu bajya hanze. Yewe ntekereza yuko diaspora kugira ngo ishobore kugira uruhare rufatika muri icyo cyerekezo, nuko mu by'ukuri diaspora igomba kumva yuko urwo rugamba rw'iterambere igihugu cyose urimo urufatanije n'umunyarwanda uri ku ihembe mu gihugu, mudahanganye. Ntekereza yuko hari byinshi bimaze gukorwa mu gukangurira abanyarwanda bari mu bihugu binyuranye kugira ngo bagendere muri uwo murongo, ariko ni akazi kagomba gukomeza kugira ngo n'abagifite izindi ngingimira bagende bagaruka mu murongo muzima. Murakoze cyane. Kuri mwebwe Honorable Dr Charles Murigande, mubona mwebwe mu mboni yanyu umusanzu wa diaspora muri iyo migambi ukwiye kuba uwuhe mwebwe? Nk'uko nyakubahwa Kanimba yaramaze kubivuga, igikwiriye kumvikana nuko buri munyarwanda wese aho ari hose akwiriye kwiyumva mbere na mbere nk'umunyarwanda, kuko akumva neza ko iterambere ry'igihugu cye ari ishema rye. Ibyo ari byo byose, nta muntu uba muri diaspora udafite umuntu bagira icyo bapfana, umuntu wo mu muryango we wa hafi cyangwa se mugari, udafite abantu babanye. Niba rero ari umuntu muzima kandi akwiriye kuba umuntu muzima, aba akwiriye guhora atekereza ngo abo bantu batuye muri icyo gihugu cyanjye nakora iki kugira ngo batere imbere. Rero niyo mpamvu nk'uko nyakubahwa Kanimba yabivugaga, guverinoma yacu yahagurukiye gukangurira abanyarwanda aho bari hose kumva ko turi mu rugamba rumwe, turi mu rugendo rumwe, ko iterambere ry'igihugu cyacu, amahoro y'igihugu cyacu, ubumwe n'ubwiyunge byose babifitemo uruhare. Bakwiye kumva rero ko aho bari ari ba ambasaderi bakorera ubushake b'u Rwanda, bakwiriye kuba bashakira inshuti u Rwanda, bakwiriye kuba bashakira abashoramari u Rwanda, bakwiriye kuba bakangurira abantu kuza kureba ubwiza n'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kubigiramo uruhare. Bakumva n'abashaka kukigirira nabi nabyo bakababwira ati musigeho, yenda murashaka kukigirira nabi kuko mwacyumvise nabi, reka tukibabwira uko kiri. Bakumva rwose ko ari abaturage bari mu rugamba rumwe n'abari mu Rwanda, kandi bafite uruhare runini barukoze nk'uko rukwiriye gukorwa, twarushaho kwihuta mu iterambere. Hari ibihugu byinshi byatejwe imbere na diaspora zabyo, ibihugu nka Israel, yewe n'Ubushinwa buriya mubona bwateye imbere cyane, buriya bwateye imbere cyane hakoreshejwe inkunga ya za diaspora zacyo. Urakoze cyane Honorable Dr Charles Murigande. Mbere rero yuko tugana ku musozo ku byo twagarutseho byose muri iki kiganiro, reka twongere twerekeze kwa Honorable François Kanimba. N'ubuhe butumwa twasorezaho ku bwanyu mbere yuko iki kiganiro kigera ku musozo? Murakoze. Ubutumwa ndumva twese twemeranijwe muri iki kiganiro yuko u Rwanda rwavuye ahantu habi, ubu ngubu rukaba ruri mu nzira nziza. Ntabwo mvuga ngo ruri heza, ruri mu nzira nziza kugira ngo tugane ku iterambere, kandi ibintu byakozwe mu gihe gito mu by'ukuri ni ibikorwa umuntu atatinya no kuvuga yuko muri rusange
biri mu rwego rw'ubutwari bw'abanyarwanda kuba twarashoboye kwikura mu nzitane za nyuma ya jenoside na nyuma yayo ubu ngubu tukaba tugeze aho abanyarwanda bumva bafite igihugu kirimo umutekano, abaturage mu nzego zinyuranye bumva babanye neza, buri wese mu bushobozi bwe ashobora gutekereza mu mbaraga ze n'ubwenge bwe icyamuteza imbere. Aho hantu tugomba kuhazirikana, ariko tunazirikana yuko nubwo turi mu nzira nziza, urugendo ruracyari rurerure, ntituzirare dutekereza yuko kubera ko amahanga tubonamo intangarugero mu bintu byinshi ngo dutekereze yuko twagezeyo. Ntabwo twagezeyo. Tugomba gukomeza ingamba z'iterambere, tugakomeza kubaka umutekano w'igihugu. Ubu ngubu tugomba kumva yuko aho ibintu bigeze, leta yagize uruhare rukomeye cyane mu gukora aho ibintu bigeze, ariko ubu ngubu ikibazo cy'umutekano, ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bikwiye kuva cyane mu ruhare rw'inzego za leta. Umuntu wese akumva yuko ari inshingano ye ku giti cye, aho ngaho niho hazaba hari icyizere cy'uko koko ibyo twagezeho bifite umusingi urambye, ndetse no gukomeza kubyubaka gutyo, kubisigasira gutyo, bikaba inshingano za buri wese. Urakoze cyane Honorable François Kanimba. Namwe Honorable Dr Charles, ngira ngo hari ubutumwa mwasorezaho mbere yuko tugana ku musozo. Ubutumwa navuga muri makeya nuko ndemeranya na Kanimba ko twavuye kure. Ntabwo twabonye umwanya munini ngo tujye muri detaye z'aho twavuye, ariko abanyarwanda batwumva barahazi. Tugeze ahantu heza, ariko urugendo ruracyari rurerure. Icya mbere navuga ni uko abanyarwanda dukwiriye kumva ko imbaraga zatuvanye aho hantu habi twari turi, tukaba tugeze aho turi heza, zizadushoboza no kugera ahandi heza twifuza. Icyiza navuga ni uko u Rwanda rufite ubuyobozi bwiza buha uruhare buri muntu wese, rutuma buri munyarwanda wese uhereye ku nzego z'ibanze ukazamuka ukagera mu rwego rwo hejuru agira ijambo mu bikorwa mu izina rye, atanga umusanzu w'ibitekerezo. Ku buryo rero icyiza cy'ubu buyobozi dufite si ubuyobozi bw'abantu bamwe bari aho ejo bashobora gusaza bakagenda noneho bikaba birarangiye. Ni ubuyobozi burimwo abantu bakiri batoya, babona ibikorwa, bumva ari ibyabo, ku buryo rero no kubirwanirira no kubishyigikira no gukomeza kubiteza imbere bumva ari inshingano zabo. N'utari wabyumva abyumva uko. Ikintu kinini cyane navuga ubuyobozi dufite uyu munsi, cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakoze kidasanzwe hano mu Rwanda, nuko yasubije umunyarwanda agaciro. Uyu munsi umunyarwanda yumva yifitemo ubushobozi. Umunyarwanda ashobora kurota abona u Rwanda ruba nka Singapore, cyangwa se abona u Rwanda ruba nka Korea y'Amajyepfo, cyangwa kuko yatwumvishije ko ntabwo twaremwe turi abantu b'agaciro badaciriritse. Twaremwe mu maso y'Imana, dufite agaciro kangana n'abo ngabo bashoboye kwiteza imbere, dufite n'imbaraga zingana n'abo ngabo bashoboye kwiteza imbere. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashoboye guha abanyarwanda,
navuga ko ari we murage ukomeye cyane yahaye abanyarwanda. Uyu munsi umunyarwanda ntabebera, agenda yemye. Nubwo tugifite urugendo rurerure, turacyari igihugu gikennye kikiri mu nzira y'amajyambere, turacyafite abantu benshi bari munsi y'umurongo w'ubukene, ariko ntabwo ducika intege. Twumva ko ibyo twifuza byose amaherezo tuzabigeraho kuko twifitemo imbaraga. Ikindi kintu cyiza nkunze kugarukaho nuko muri ibyo byose nk'abanyarwanda twemera ko Imana yagiye ibana natwe, yadushoboje mu byo twakoze kuva icyo gihe kugeza ubu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko idahinduka, uko yari ejo ni kuri uyu munsi, niko izahoraho iteka. Izakomeza kudushoboza, izakomeza kuturwanirira, izakomeza kuduha imbaraga, izakomeza kutwongerera ubwenge, izakomeza kudushoboza gutera imbere. Rero niyo mpamvu mvuga ngo ibyiza biri imbere. Murakoze. Urakoze cyane nawe Honorable Dr Charles Murigande. Reka mbonereho no kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro kuri wacu cya none. Twagarutse kuko Afurika ibona kandi yanabonye u Rwanda mu rugendo rwarwo rukomeye rwo kwiteza imbere nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, ariko kandi nshimire abatumirwa twabanye kuri uyu munsi badufashije gusesengura neza iby'ingingo. Twari kumwe na Honorable François Kanimba. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mwakoze namwe kudutumira. Twari kumwe kandi na Honorable Dr Charles Murigande muri iki kiganiro. Namwe mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mwakoze kudutumira. Yego. Nge rero wari wabateguriye kino kiganiro wanakibagejejeho. Nitwa Simeon Muhumuza. Ubwo reka mbabwire ko ibiganiro bya One Nation Radio byo bikomeje naho ubutaha. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.